Samata rero hakimeye kugira ngo tubasengere, turagenda twinjiramo tugiye gusenga. Hari kwa gatanu none tuhasanga umugabo wambaye bodaboda, imwe yari umutuku indi n'icyatsi, ndacyayibuka. Turasenga, noneho mu gihe dutangiye gusenga tutangiye mu byo kugira ngo tumanze twibwirane tumenyane. Umugabo mu gihe dutangiye kwibwira ngo tumenyane, tangiye gusenga, wa mugabo mbona n'umukire cyane, mbona ibintu bye birahindutse, mbona yambaye costume, mbona ari kugenda mu modoka ya Vigo y'umukara, mbona umugabo wabaye umukire. Ndabona wasanga ariko muri iyi groupe twaje gusenga, ariko uyu mugabo ndabona twihishemo cyane, nubwo yambaye bodaboda idasa n'indi, ariko ndabona twihishemo. Wa mugabo we kuki waje wambaye inkweto zidasa? Atubwira ati none sine kwambara izihe ku n'inzu mba mu nyikodesha cyatanu, n'ibyo naje gusengera nkaba ndimo amezi 4 ibihumbi 6. Kwa gatandatu muri weekend umuzungu araza avuye mu mujyi wa Kigali, hano yari yaraye muri Serena, araza agenda mu kabuga kamusha ahantu hari ibirombe by'amakorota bacukura n'ibiragasegete byose. Yari afite ibyangombwa bimwemera kugura ubutaka burimo amabuye y'agaciro. Aza kujya gushaka wa mugabo mu 7 asanga yari isubiye. Wa muzungu ahageze ati ndashaka nyire yisambu. So gusenga bigira umumaro mwinshi iyo umuntu asenganye umwete. Umuzungu avuga ati nyiri yisambu namushaka. Bati ni Matiyasi asunika ingorofani mu mujyi hariya wo mukamusha. Bati mujye kumunzanira. Ahageze Matiyasi, bati Matiyasi isambu ni yawe? Bati ni yanjye. Turashaka kuyigura. Muzahigire mutese ko itera, ko nta bijumba bijya bihera, ko nta bishyimbo bihera, n'intusi yo tuwazirateye inzukira zirazirya. Bati tubwire urashaka ngahe? Avuga ati ni muyivugire muzampa namwe, nose murampa ngahe? Ubundi nyiri inka ni ubasha gucira. Matiyasi bageze ku isambu ye, umuzungu arayikunda, arimo guprojecta akabona amabuye hasi n'ubutunzi burimo. Ati mbwira tugwa amafaranga ngahe? Ati ngo ni muyivugire. Bundi hari ibintu Imana ikora ukabona ko bagomba kujya babyivugira. Haleluya, bakabyivugira. Mbese ibyo bashaka kugukorera ubwo bakabyivugira. Haleluya, mbese ibintu bashaka kugukorera byose nimba ari byiza nibabyivugire. Ujye wisengera gusa uceceke babyivugire. Haleluya. None umuzungu yari kumwe n'umusemuzi, aramubwira ati mubwire ko tuma miliyoni 20. Matiyasi atekereza isambu yashagamo 7,000, nyuma za gushaka umuntu wigeretse akamubura. Matiyasi aratuza, aragenda ajya mutwe w'isambu, nk'uwazagaragara ngaha kuri uyu mutwe w'isambu, arazenguruka ati Mana we turabikoze. Ati wambwiye kuko uzangirira neza, nkabona inzu nkabona n'imodoka. Atekeje umuryango we wabasanga nta muntu ugeze atunga igare, atengeza abona ko nta n'umuntu ugeze atunga avuga ati icyo ntunze n'ingorofani, none ndabona miliyoni 20, inzu izavamo n'imodoka izavamo. Matiyasi ngo ararira cyane avuze induru kubera ibyishimo by'amasezerano y'Imana. Hanyuma umuzungu abonye Matiyasi arimo kurira, avuga ati wasanga yanze amafaranga, wasanga yanze. Aravuga ati rero ngwino hano mubwire tumwe miliyoni 50, aha hantu he twahabonye, tumwe miliyoni 50 kandi ntuwongere kuyanga Matiyasi rwose, ntuwongere kwanga amafaranga. Ariko dufite Imana. Haleluya, dufite Imana ibasha gusubiza amasengesho, ibyifuzo by'abera bantu bose bakabyumva. Natangiye gucuruza igikoma n'amandazi mu 1993, mu 1994 mu kwezi kwa 9. Mbona natangiye gucuruza amandazi n'igikoma hari Kagugu. Nahatuye imyaka 15 ntacuruza igikoma n'amandazi. Ndacuruza amafaranga arazamuka, igikoma n'amandazi kirakura. Uzi ko cyaje kuvamo n'imodoka, cyavuyemo imodoka y'umuntu akizahura n'abandi bakire. Abandi bakire banyobora inzira y'ubukire, banyereka ko ngomba kujya kurangura Dubai, kandi birakunda. Nabanje kujya Uganda nkagera n'ibibisi bya nijoro, nkagaruka ejo ninjoro, ubundi nkagera n'ibindi bibisi bya Singapore bijya Dar es Salaam, nkagaruka muri ndi joro nkamara iminsi 3 ntaragerayo. Hanyuma turigisha iteraniro, Imana inyereka abantu 3, umwe yaramaze imyaka 4 abana n'umugabo atarabyara n'umwana n'umwe, undi amaze imyaka 6 atarabyara, undi amaze imyaka 2. Dushoje iryo teraniro numva marayika w'Imana arambwiye ngo sengera abo bantu Imana izabaha abana. Ndabahamagara ndabasengera. Abo bantu n'inshuti zanjye nawe munsi wa none, umwe yabyaye abana 2, undi yabyara 3, undi abyara 1.
Mana data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye kuko turi mu nzu yawe. Uyu mwanya w'umugoroba waduhaye uburyo twebwe twese twagushimiye mu ndirimbo, twanagushimiye no mu masengesho mu ngeri mwiza. Ndabizi neza ko tutavuga byinshi ahubwo ureba ibintu mu mutima, ariko ibyo aribyo byose watunezerewe. Uyu mwanya rero twe kumva ijambo ryawe waduteguriye kuri uyu munsi, riza guhindura byinshi kandi rikora imirimo n'ibitangaza hagati muri twebwe. Muntu wohereje Mwami Yesu, wakumviye uyu munsi, wabonye kuko ari mwiza hagati muri twebwe, umufashe yuzuremo imbaraga zawe. Ntabwo yashobora ubwe kugira icyo avuga, ahubwo ndabizi kuhagararana nawe kugira ngo ibyo avuga byose Mwami Yesu ubishigikire, bireme inkomezi mu mitima yacu, bireme imbaraga mu bugingo, bikora imirimo n'ibitangaza, abari barwaye bakire. Kandi uhereye kuri we ugiye kuvuga nawe Mwami, tumushyize mu mbaraga zawe kuko ijambo ryawe ni rigari. Ndagushimiye, tugukomeye amashyi, tugushima kuko byose ubikora neza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Twongere dusuhuzanye, turambuye ibiganza. Haleluya, haleluya, haleluya. Amazina yanjye nitwa Jean Baptiste Ndagijimana, nturutse mu rurembo rwa Ngoma muri Paruwasi ya Murehe. Ndi umushumba ku itorero bita Rusheshe. Ubu turi gusengera aho bita Inyabubare muri iki gihe, kandi ni hose, ni mu Rwanda hose aho bishoboka turasenga. Mu kanya sankurenze Kimironko, mbajije mwarimu Cyprien, ntabwo naherukaga hano, naherukaga 2011, ni kera cyane. Ndamaze se ndibuhamenye ko maheruka kera. Ni hajye umuntu akase kuri presidence hariya ya American, umuntu yakatira ku muhanda wa kangahe, no wa nyuma, no wa gatatu, arambwira ati cyonzi ntabwo waheberwa uko umusinzi atoyerwa akabara abasha kunywa imizi iryoshye, nawe ntabwo yogerwa kwa Mana. Haleluya. Ndahageze nkase umuhanda wa mbere, nkase gato mpita mbona urusengero, mbona abarokore bambaye neza, ndavuga nta ni kwa Mana. Duhereze Imana icyubahiro. Ntago tujya toyerwa kwa Mana, ntago bijya bishoboka. Hanyuma rero nje mvuye ku Muyumbu, niho ntuye, madamu n'abana nimugoroba twarimo turi mu iteraniro ryacu. Mbabwira ko umunsi ndaza muri iteraniro rya Kacyiru, mfite madamu umwe n'abana 11, abahungu ni 5 n'abakobwa 6. Batatu bari kwiga, barimo barasoza kaminuza. Umwe ari mu wa 4, undi ari mu wa 3, undi nawe ari mu wa 1. Izo ni kaminuza. 2 bari muri segonderi, abandi bari muri primaire. Turashimira Imana ko uwo muryango wose Imana ibudutungishije ku Muyumbu. Imana ishimwe. Hanyuma turi hano kubera Imana yabishatse, ntago ari imbaraga zacu twakoresheje kugira ngo turi hano, ahubwo n'amaboko y'Imana yadukomeje. Hanyuma mvuka ntazi mama, nkura ntazi mama, nkura ntazi data. Ngize imyaka 25, nakuze nzi ngo sogokuru niwe papa, nkura nzi ngo nyogokuru niwe mama, ariko nkajya numva bavuga ngo ngira mama ngo utuye i Kigali. Maze gufata indangamuntu, ndangije kwiga umwaka wa 8, ndangije kwiga Serayi, ndabona kanjye gushaka na mama i Kigali, nimba haba nzamubona. Ndashimana ko naje mu majyaruguru, ashyikira mu cyitwaga Komine Rubungo. Hanyuma nza nshakisha karitsiye yaratuyemo, mbajije abantu nsanga baramuzi kuko iyo umucanshuro yacaga inshuro, umuntu ucinshuro benshi baramumenya. Yakoraga inshuro ahantu henshi hatandukanye. Mba ndamumenye, nsanga asa n'abakuru be, nsanga asa n'abasaza, mbona niwe. Ndagenda ndinjira, yabaga mu kazo k'ibyatsi. Umugabo yarapfuye 94, amusigira utwana 5 tw'indahekana. Mubonye mbona niwe rwose. Ko najyaga mubona ku mafoto ariko ntamuzi, ko yansize mfite amezi 3. Hanyuma maze kumubona numva umutima wanjye waruhutse. Tubana igihe kinini cyane, dukorana ibiraka, duhinga imisiri, ducukura toilette, tumba amatafari. Iyo mirimo yose tukayikorana. Nkajya gucukura toilette akankurura itaka. Mbese banyita umusaza, niwe mwita umukecuru, kuko ninjye wari mukuru, ninjye wari imfura ye. Hanyuma muri icyo gihe twakonye imirimo yose, yabaga mu kazo k'ibyatsi. Imana iza kuma imbaraga zo gukomeza gukoresha imirimo y'amaboko.
hanyuma mbasha gukuraho byanzu y'ibyatsi mwubakira inzu y'amabati. Uyu munsi none atuye mu mujyi wa Vision City ya Gacuriro kubera Imana. Ntago akiri muri yanzu imwe bitaga kiramujyanye. Iyo ntaza kumushanga mubone ntago ari mw'icyo gipanga atuyemo. Ni igipangu $1000 ngo cyemere, ntago $10 10 ngo abyemere, ni igipangu cyiza. Afite inzu atuyemo, afite n'iyo akodesha $300 ku ruhande, ni umubyeyi mwiza. Hanyuma rero maze kumubona nkora urugendo rurero, nawe rero narakubonye nkine no kubona data wambyaye. Data we ntago ndamubona, ariko dufite Imana. Haleluya. Nigeze muri 2003 nibwo Imana yamuhaye umugisha. 2003 Imana yaje kumumugisha uvuye mu mirimo y'amaboko yanjye. Nibwo naguze imodoka ya mbere, mbwira mama nti rero ubu nabonye imodoka ndashaka ko tujya gushaka papa. Arambwira ati mwana we, ahantu nakubyariye niriya za Bugesera, iriya utambitse za Kabukuba ukagera hirya ahantu bita Zaririma, bati numva ngo ni hatuye, tuzamubona se? Mbwira amazina ye hanyuma tugende dushakisha kuri adresse. Yari afite imyaka 15, urumva namubonye njye nafite imyaka 25, urumva nawe yari afite 40, ko yambyaye afite 15. Essence nyuzuza mu modoka, turagenda Ubugesera bwose, turazenguka tugera Kabukuba, tunyira tubereza umugabo witwa Burazimana, turabariza turamanuka hepfo ngo witwa Mukabagore, turabaza tugerageza Zaririma, umugabo twaramubuze. Ariko Yesu araduhagije. Haleluya. Njye nkunda kuvuga ngo mfite data witwa Imana kandi ambereye byose. Nubwo twabura ababyeyi tukaba imiryango, ariko data araduhagije. Haleluya. Nkunda gusenga, niyo ntwaro nkunda kurwanisha muri byose, kandi niyo mpamvu naje muri amasengesho yanyu uyu munsi. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, twinjiye mu gusenga, kuko ndashaka ko dusengana uyu mugoroba. Niyo ntwaro nkunda gukoresha muri byose, itumye ntura ku muyumbu, kandi ni muyumbu imaze kuba muyumbu nyine irakomeye mu buryo bwose. Ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuvugabutumwa witwa Luka, ibice 18. Turasoma dore ku murongo wa 1. Dusome igitabo cya Luka 18, turasoma dore ku murongo wa 1. Mutwe amagambo avuga ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Abacira umugani wo kubigisha uko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko hageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko umupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahoraza iminsi yose akandushya. Amen. Mwakiriza ijambo ry'Imana. Aya ni amasengesho umupfakazi yasenze, hanyuma agera ku Mana. Uyu mugani Yesu awucira abigishwa be. Yaramaze iminsi avuganye n'abasadukayo n'abafarisayo. Mu minsi basengaga, umwe agasenga yishimira ko yatanze amaturo, agatanga na kimwe mu 10. Yesu aramubwira ati mwandyarya mwe, mwoza igikombe inyuma, ariko imbere ntago mukitaho. Naho umusadukayo we ngo yicisha bugufi, arasenga mu byo atarafite, mu bintu byinshi atarafite, ariko ngo yizera Imana ishobora byose ko yabasha kumugirira neza nubwo adafite ibya mirenge, ariko yumva ko Imana nawe yamugirira neza. Haleluya. Haleluya, haleluya. Twifuza gusenga kugira ngo Imana itugirire neza. Uyu mupfakazi yasenze isengesho ryo kugira ngo uyu mucamanza abashe kumucira urubanza, kuko uyu mucamanza byaramurebaga muri uyu mudugudu. Byaramurebaga muri uyu mudugudu, ngamara iminsi atemera. Mukecuru nawe arasenga amasengesho, yaramaze iminsi yifitiye igihano cy'uko yabuze umugabo we,
abantu barangije baramurengera. Nasomye Bibiliya ntagatifuho ibisobanuro neza cyane, nkunda kuyisoma, ni igitabo kinini. Ho haravuga ngo abaturanyi ngo bari bararanduye imbago ze, baramurengera, ubutaka bwe barabutwara. Ntabwo yagombaga kugira uwo atakira kuko yari aciye bugufi cyane, yari umukene muri uwo mudugudu, ngo ariko yigira inama yo kugira ngo abwire umucamanza wari ushinzwe guca imanza muri uwo mudugudu. Ngo aragenda yinjiye ku gipangu cyiwe, yari umucamanza usuzugura mu buryo bukomeye. Iyo usomye Bibiliya ngo yamaze igihe kinini cyane atemera. Uko asohotse ngo agasanga umupfakazi yicaye ku muryango, agasohoka akigendera. Kera bakoreshaga indogobe, uyu munsi urasohoka mu gipangu ugasohokana imodoka, n'uwo gutegereje ku muryango ntiyapfa kukuvugisha uko yishakiye. Ariko icyo gihe bakoreshaga indogobe, umucamanza ngo asohokanye indogobe, umupfakazi yomeka indogobe, aravuga ati nyakubahwa mucamanza, ntabwo ushobora kundengera ku mwanzi wanjye. Ngo amara iminsi myinshi atemera, ngo ariko ngo abikora inshuro nyinshi. Umukecuru ngo ashora umushinga bita gusenga. Haleluya. Umushinga bita gusenga rero ntujye uhomba, nicyo ngukundira. Ibintu byose byahomba, ibintu byose twabikora bigahomba, ariko umushinga wo gusenga ntujye uhomba. Siko imishinga myinshi igihomba, ntuza we igihomba. Natangiye gucuruza igikoma n'amandazi mu 1993, 1994 mu kwezi kwa 9. Mbona natangiye gucuruza amandazi n'igikoma hari Kagugu. Nahatuye imyaka 15 nkacuruza igikoma n'amandazi. Ndacuruza, amafaranga arazamuka, igikoma n'amandazi kirakura. Uzi ko cyaje kuvamo n'imodoka. Cyavuyemo imodoka muri 2003. Nari mfite imodoka, narunguye mfite imodoka ndi umusore. Igikoma kiba igikoma, kiva muri restaurant nziza. Ntangiza restaurant y'abantu bajya kuri buffet bivuye mu gikoma. Ndacuruza ngeze no bakamhindura ibintu by'ibiryo ngiye mu bindi bicuruzwa bindi. Ninjira mu bindi bicuruzwa bya kenkayori, ndacuruza birazamuka cyane, birakura cyane, kugeza ubwo byazamutse kenkayori irakura cyane. Ndavuga ninjye kujya njya kurangura Dubai nta handi. Iyo umuntu akizahura n'abandi bakire, abandi bakire banyobora inzira y'ubukire, banyereka ko ngomba kujya kurangura Dubai kandi birakunda. Nabanje kujya njya Uganda nkagera n'ibibisi bya nijoro, nkagaruka ejo nijoro, ubundi nkagera n'ibindi bibisi bya Singapore bijya Dar es Salaam, nkagaruka muri ndi joro nkamara iminsi 3 ntaragerayo. Mpuye n'abakire banyigisha ko ngomba gushaka ibyangombwa nkajya kurangura Dubai. Ibintu birakunda. Uzi ko byakunze? Uzi ko bikunda? Byarakunze. Ndacuruza, narahere kuri teremusi imwe y'igikoma n'ipaki y'amandazi. Inzu nakodesha 3,000 ku Kagugu. Ibintu birakunda, ndacuruza bigera mu 150. Umva bitari byarakunze. Data amamagara nagiye kurangura ndi mu mujyi wa Dar es Salaam. Najyanye amadolari 40,000 byo kwishyura kontineri y'amawaya natumije hakujya. Hoteli nene mu bita Ubungo. Ngiye kubona mbona marayika w'Imana araje. Ndabona ko ari marayika uje. Araza afata Bibiliya imeze gutya y'umutuku nini cyane, imeze nk'ira ya mwarimu, ifite igifuniko cy'umukara, ifite hano h'umutuku. Mbona arayimpereje. Arambwira ati ni wowe uri bubwiriza iteraniro ry'uyu munsi. Ntabwo nagiye napanze kwigisha, nagiye napanze kurangura, nkagaruka mu Rwanda nkacuruza. Buri Imana igira guhamagara kwinshi. Nimubona umuntu ahagaze hano arimo yigisha akamara iminsi myinshi akahatinda, muzamenye ko Imana yamuhamagaye. Haleluya. Kwara abantu bahabaye batagihari. Akagatuti nkamazeho imyaka 20 ngakoreraho. Mbatari myinshi. Ubwo se data wakampaye akama mpamagaye ndi mu mujyi wa Dar es Salaam nagiye kurangura. Imari ziraza, bampamagaye basanga nimero ni kompoze. Kumbi nabajana hari urusengero. Ndagenda njya kubwiriza mu rusengero, nsanga bafite igitene cy'iminsi 2. Mpageze baranyakira ahantu hari urusengero bita Vingugute yepfo Mwana Nyamara. Ugeze muri Dar es Salaam kubona bahazi. Nkinjira mu rusengero, nzi ngo ngiye gusenga uko bisanzwe. Aho bita ba apotre abaraje aranyakira, aho bita abacidikoni
baraza baranyakira. Kumbi hari ibintu Imana igikora kugira ngo nawe ubone ko hariyo. Bari batumiye umwigisha mu giterane cy'iminsi 3 agomba guturuka mu mujyi wa Dodoma. Uwo munsi umwigisha Imana yamukatisha imujyana mu kindi gihugu, indege iramuyobya aragenda ajya mu kindi gihugu. Ngewe mpageze uwo munsi marayika w'Imana ategwa ko ngomba kwigisha igiterane cy'iminsi 3, ansanga ninjoro n'ibyo ndi bwigishe byose arabimpa. Ntabwo nari nzi icyongereza gihagije, sinzi igiswahili cy'abatize gihagije. Nahise nigira inama yo kugura Bibiliya irimo icyongereza cya Tanzania, irimo n'igiswahili cya Tanzania. Bibiliya ya Tanzania iri mu giswahili ikaba no mu cyongereza. Ndagenda ndayigura, ndayitwaza nk'uko marayika w'Imana yimpaye. Ndagenda ninjira mu rusengero rwa rusengero runini, abantu bari hanze, abandi bari mu rusengero. Hanze bashyize amatente n'abandi bari mu rusengero. Natangariye Imana ikomeye. Bishop baranyakiriye, nicara ku gatuti impande ye, kumbaza mu mazina yanjye nagomba kumubwira, sinagomba kubegwa nk'umuntu ukora ibintu bya businessman. Ndabimubwira, mubwira naho nturutse. Kumbi ifoto ya wa muntu agomba kwisha igiterane isa nanjye, abantu bikara barasa bose. Imanitse posters mu mujyi wa Ubungo, kugenda Kariyako, kuzenguruka Vinguti yose. Ifoto y'umuntu w'igikara agomba kubwiza igiterane, amaneto nyambaye ejo bundi ntago nyambaye vuba, bayimanitse hariya. Bashidikore bati karibu mutumishi wa Mungu. Baranyakira rwose n'ubwuzu bwinshi cyane. Amaze kunyakira barahaguruka. Bishop ati twakira umushyitsi wacu guturuka mu mujyi wa Dodoma, kandi njye nari nturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ikora ibintu bitangaje. Ndamwihorera ndahaguruka. Haleluya mu Kinyarwanda, mu Cyongereza ni haleluya, mu Giswahili ni haleluya, haba no mu Cyarabu ni haleluya, mu ndimi zose haleluya ni haleluya ntigihinduka. Haleluya. Ne haleluya numva baranyikirije, ndavuga ntaba bantu rero tumva Imana yabantumyeho. Haleluya naraziteye. Kumbi Imana ifite ukuntu yateguye. Ndabaza ukunda za kwigisha ngasona icyongereza mu batizeti, igiswahili cyatizeti ntacyo nzi. Icyo twize ni cya kindi cya Kongomani gisaba ibyo kurya muri restaurant, kiducisha mu nzira kizikura amafaranga, nta bindi narinzi. Ndahaguruka bamaze kunsengera, barahaguruka barasimba baririmbyi, bakira umushyitsi, hari ukuntu basirimba. Ubwo rusengero nashyikiyeho ni ahantu Roza Muhando yasengeraga, mpasanga nayo yakora Roza Muhando. Hanyuma barabyina barasimba kwa kundi bakubita imitwe hasi, bakira umushyitsi. Nawe urabyumva ukuntu bakira umushyitsi abanyamahanga. Baranyakira, amaze kunyakira bamereza gatuti kugira ngo nigishe ijambo ry'Imana. Iminsi ngahe 3 ngiye kumva numva dataranya ngo kandi muri literaniro hari umuntu wagufasha kwigisha literaniro. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ituma abantu igashyiraho n'abafasha. Kwa kundi Imana yahamagaye Mose igahita ishyiraho na Yosuwa. Yarazi ko Yosuwa didimanga, Mose didimanga, imushyiraho Yosuwa kugira ngo azajye musemurira mu bintu byose bizamunanira. Ndavuga ni muri literaniro ntuzi ko hari umunyarwanda nazamura ikiganza ashyire hejuru. Byahita nini cyane rutarino, mbona hamanutse abantu babiri, umwe ari nk'ahariya undi ari nk'ahariya, babiri bonyine gusa mu bantu basanga 1500. Ndavuga ari munyegere muzaha ngaha. Baraza bose baranyegera. Ubwo Imana itangiye kunyishwa umuntu ngomba kwigisha abatizeti kandi bagafashwa, kandi nkabahanura ubuhanuzi bwabo mbese bakabona ibyabo. Baranyegera, ariko umwe mbona yambaye igikoboyi kimeze nk'icyo yatayemo bya bindi bigenda bikururuka hasi. None undi mbona yambaye agatise yagatebeje, mbese ubona ko ari umurukore mbese waje gusenga. Mpera kuri undi wambaye ibipoketi, ndabaza none se uyu wanyuna hangara he? Arambwira ati wacu ni Biryogo, nsengera ku itoro rya Biryogo. Nawe muntu ni umuryogo koko? Ndabona ari umuryogo tu. Wa undi uri hafi yanjye wundi uro batebeje agashati keza yatebeje, wese wanyuna hagana. Arambwira ati wacu ni mu cya hafi n'akajwi keza gatuje. Ndavuga ni hafi y'Imana rwose.
aho ngaho ndavuga ntuye umuryogo nabiyigenda ariko ntabwo navuze ngo umuryogo, navuze ni mwene data wigenda wicare, reka ni n'uyu muntu mucya hafi. Aranyegera ndavuga niba tuza indi mikoro hanyuma twigisha abantu Imana ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Gusenga bigira umumaro mwinshi iyo umuntu asenganye iki? Umwete. Nasenze amasengesho iryo joro, marayika w'Imana amaze kungenderera ijambo rimwe Bagalatiya ibice 3 umurongo wa 1 uvuga ngo yemwe Bagalatiya bapfapfa mwe ninde wabaroze, mbese mwiretse Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba. Iryo jambo ryigisha iminsi 3. Hanyuma aramfasha arasemura, ndigisha mu Kinyarwanda avuga mu Cyongereza, nagira ijambo mbarije mu Cyongereza kunaniza akongereza gake muri Club Speak dushaka uburyo twigira mu mahanga. Club Speak yo koronga gitangira nayizemo amezi 3 nshaka kwiga imibare mu Cyongereza kugira ngo nge mbone uko nangiye gushaka amadolari yo hanze. Hanyuma turigisha iteraniro, Imana inyereka abantu 3, umwe yaramaze imyaka 4 abana n'umugabo atarabyara n'umwana n'umwe, undi amaze imyaka 6 atarabyara, undi amaze imyaka 2. Dushoje iryo teraniro numva marayika w'Imana arambwiye ngo sengera abo bantu Imana izabaha abana. Ndabahamagara ndabasengera, abo bantu n'inshuti zanjye nawe munsi none, umwe yabyaye abana 2, undi abyara 3, undi abyara umwe. Hanyuma muri covid bose nagiye kubakira ku kigo cy'indege, bangwe ati turashaka kuza gusura, numva data arongera neza, baraza kwakira umuryango w'abantu turutse Dar es Salaam, bari abantu bageze nko ku 8, bari benshi babitekereje mu myaka igize hafi mu 8. Ariko tushimiye Imana tuyihe icyubahiro, ibyo ivuga irabikora ikabirinda ikabisohoza. Nari kwijana bavuga ngo gusenga iteka nturambirwe. Haleluya. Iyo dusenga ntago turambirwa, ntabwo umupfakazi azigeze arambirwa gusenga, kubera kuko umucamanza yamucagaho agaca akagenda ngo yakomeje gusenga, ngo noneho ngo uyu mucamanza ngo yaje kubura amahoro, nkawe yavano afashe indogobe akagenda akagira Inyarugenge, ngo ageze nk'Inyarugenge hanyuma ngo yumva ngo nubwo ntubaha Imana kandi sinite no ku bantu. Uyu muntu yari mubi, uyu muntu yari umugome, umuntu utarobaga Imana ntiyite no ku bantu. Uyu muntu yari mubi. Umuntu bashyize muri iki gitabo ngo ntago yitaga ku bantu ntiyite no ku Mana, uyu muntu yari mubi. Ariko ngo isengesho ry'uyu mupfakazi ngo riramugarura, ngo nuko araza aramubwira ngo ikinzanye nje kukurengera ngo utazajya uhora undushye. Urumva ikintu yabikoreye, ngo yabikoreye ngo kugira ngo amurengere ngo atazongera kumurushya. Uzi ko hari abantu baguha ibintu by'nica n'ikize kugira ngo bakwikureho, ariko Imana icyo nyikundira ntago iduha intica ntikize. Haleluya. Iduha iby'iteka ryose tukazabana nabyo, ikaduha ubugingo tuzagendana mu rupfu, tukazagendana mu ahantu hose. Tuyikomera amashyi Imana, yakoze neza, yakoze neza. Imana yatanze ubugingo, ntabwo yabuduhaye nk'intica ntikize, ntabwo yabuduhaye kugira ngo itwikize, ahubwo yabuduhaye kugira ngo tuzabane neza kandi mu mahoro. Gusenga utarambirwa. Ndetse gusenga n'abantu mu minsi ishize twagiye tujye gusenga, ntabwo tujye gusaba ibiryo, ntabwo tujye gusaba imyambaro. Yari groupe nini twaze dusengana mu bana b'inkuba. Tufata iyo groupe murayizi, ntabwo urayizi iyo groupe. Hanyuma ntabwo ndavuga amazina y'abo twasenganye, turagenda Samatare hakimeye kugira ngo tubasengere, turagenda twinjiramo tujye gusenga. Hari kwa 5 none tuhasanga umugabo wambaye bodaboda, imwe yari umutuku indi n'icyatsi, ndacyayibuka. Turasenga, noneho mu gihe dutangiye gusenga tutangiye mu byo kugira ngo tumanze twibwirane tumenyane. Umugabo mu gihe dutangiye kwibwira ngo tumenyane, tangiye gusenga, wa mugabo mbona n'umukire cyane, mbona ibintu bye birahindutse, mbona yambaye costume, mbona ari kugenda mu modoka ya Vigo y'umukara, mbona umugabo wabaye umukire. Ndavuga wasanga ariko muri iyi groupe twaje gusenga, ariko uyu mugabo ndabona twihishemo cyane, nubwo yambaye bodaboda idasa n'indi, ariko ndabona twihishemo. Wa mugabo we kuki waje wambaye inkweto zidasa? Aratubwira ati none sine kwambara izihe, ku n'inzu mba mu nyikodesha 5, n'ibyo naje gusengera, nkaba ndimo amezi 4 ibihumbi 6, none nabona nabuze gukodesha inzu, nkabona yo kugura inkweto.
bitambwira abo twasenga ni mubanze muke muri icyo kibazo, mumuhereze 6,000 byo gukodesha inzu agende yishyure, mumuhe n'ibihumbi 10 agende atatovere mu masengesho yacu. Umugabo aragenda. Ku wundi wa gatanu arongera dutega, twakunda gusenga kwa gatanu icyo gihe. Arongera dutega, abona twinjiye muri bwa buvumo, arongera aragaruka. Ntamugabo wamugoye kuri umukire, uri ibintu gusengera n'ibiki? Ko nonye ufite imodoka, none ufite inzu nziza, ubundi ibyo bimeze bite? Arambwira ati ariko reka mbe mbahunze ndabona mutangiye kuvangirwa, ariko Imana yacu irareba. Haleluya. Twagiye gutandukana nimugoroba, afata agakaramu, mujye mukunda kwandika iby'Imana ivuze. Nkunda gusenga n'abarokore bandika iby'Imana ivuganye nabo. Afata agakaramu yandika nimero zanjye, yandika nimero z'undi mukozi w'Imana umwe, hanyuma arigendera, turatandukana dushoje. Ku gatandatu muri weekend umuzungu araza avuye mu mujyi wa Kigali, hano yari yaraye muri Serena, araza agenda mu kabuga ka Musha, ahantu hari ibirombe by'amakorota bacukura n'agasegeti byose. Yari afite ibyangombwa bimwemerera kugura ubutaka burimo amabuye y'agaciro. Ahageze yari afite apareye, ahera hajya mu kabuga ka Musha hose afotora, abageze ku isambu ya wa mugabo umwe twasenganye. Ahageze ati nyiri isambu nindi, kumva umugabo isambu ye bajyaga bayigura 5,000 akayibima, habigeze ku 7,000 aravuga ati ayo ngayo wenda yo ni benshi ndayafata. Aza kujya gushaka wa mugabo mu 7,000, asanga yari isubiye. Wa muzungu ahageze ati ndashaka nyiri isambu. So gusenga bigira umumaro mwinshi iyo umuntu asenganye umwete. Uzi ko umupfakazi yasenze amasengesho y'iminsi myinshi bikamugira umumaro, kugeza ubwo umucamanza yakemuye ikibazo cye. Nubwo yagikemuye mu nzira zitari nziza, akabikorera mbese kugira ngo yererutse, ariko amasengesho yarabikoze. Umuzungu avuga ati nyiri isambu namushaka. Bati ni Matiyasi asunika ingorofani mu mujyi hariya wo mukamusha, bati mujye kumunzanira. Ahageze Matiyasi, bati Matiyasi isambu ni yawe? Bati ni yanjye, turashaka kuyigura. Muzahigire mutese ko itera, ko nta bijumba bijya bihera, ko nta bishyimbo bihera, n'intusi yo tuwazirateye inzukira zirazirya. Bati tubwire urashaka ngahe? Avuga ati nimuyivugire muzampa namwe, nose murampa ngahe? Ubundi nyiri inka niwe ubasha gucira. Nagiye nkunda gucuruza ibintu by'amamodoka, ariko umuntu akaza ngo ndayishaka amaya ngahe. Matiyasi bageze ku isambu ye, umuzungu arayikunda, arimo guprojecta akabona amabuye hasi n'ubutunzi burimo, ati mbwira tugwa amafaranga ngahe? Ati ngo nimuyivugire. Bundi hari ibintu Imana ikora ukabona ko bagomba kujya babyivugira. Haleluya. Bakabyivugira. Mbese ibyo bashaka kugukorera ubwo bakabyivugira. Haleluya. Mbese ibintu bashaka kugukorera byose nimba ari byiza nibabyivugire. Ujye wisengera gusa uceceke babyivugire. Haleluya. None umuzungu yari kumwe n'umusemuzi, aramubwira ati mubwire ko tuma 20,000. Matiyasi atekereza isambu yashagamo 7,000, nyuma aza gushaka umuntu wigeretse akamubura. Matiyasi aratuza, aragenda ajya mutwe w'isambu, nk'uwazagaragara ngaha kuri uyu mutwe w'isambu, arazenguruka ati Mana we turabikoze, ati wambwiye kuko uzangirira neza, nkabona inzu nkabona n'imodoka. Atekereje umuryango we wabasanga, nta muntu ugeze atunga igare, atengeza abona ko nta n'umuntu ugeze atunga aravuga ati icyo ntunze ni ingorofani, none ndabona 20,000, inzu izavamo n'imodoka izavamo. Matiyasi ngo ararira cyane, avuze induru kubera ibyishimo by'amasezerano y'Imana. Hanyuma umuzungu abonye Matiyasi arimo kurira, aravuga ati wasanga yanze amafaranga, wasanga yanze. Aravuga ati rero ngwino hano, mubwire tumwe 50,000 aha hantu he twahabonye, tumwe 50,000 kandi ntuwongere kuyanga Matiyasi rwose, ntuwongere kwanga amafaranga. Ariko dufite Imana. Haleluya. Dufite Imana ibasha gusubiza amasengesho, ibyifuzo by'abera, abantu bose bakabyumva. Tundi yukurikiye umunyamugisha nawe umunyamugisha. Yukurikiye umunyamugisha nawe uhinduka umugisha. Matiyasi aramanuka, yicara hajya imbere hepfo, azamura ibiganza ashima Imana, avuga ati ngari muyazane. Nambwe ne ko warampemukiye. Yukomeza ukarira ntibari kugwa nka 1,100,000. Ni inshuti yanjye cyane.
atuye mu mujyi wa Gicumbi hariya. Iyo twagiye gusengera Kadeshi cyara bikemewe, twasanga dutegura ibintu byose bishoboka ko abakozi b'Imana baje gusengera hano. Niyo umuntu ufite amazu meza ukinjira mu mujyi wa Gicumbi ukaserana ari imiryango myiza rwose, by'Imana yavuze byose arabikoze. Umugore yamenye guteka makaroni n'igitoki byose, haleluya. Ibyo byose arabimenye, yamenye gukaranga inkoko mu ifuru, yarabimenye byose. Ntabwo amenya ko ndi wavutse andi musha hirya handi umwe wakodeshaga inzu y'Icyatanu, ibyo ntabwo yarabizi. Ariko Imana isoza amasezerano ibintu byose bigakunda, haleluya. Imana isoza amasezerano yawe byose birakunda. Imana yagusohoreze. Sugira ngo wagwe imodoka bashobora kuyitwara kare uko amasezerano atarasohora, nuko atari yasohora, automatique isohoye kwiga iminsi ingahe, kari iminsi itarenze 5 ukabuzi gutwara neza bakagwa pirimo ukigendera. Ahubwo nuko amasezerano atari yasohora, umunsi yasohoye bizemera, haleluya. Twongere Imana icyubahiro. Ndashaka tugira ku mwanya wo gusenga, ko ndashaka dusenga n'Imana. Dusome Luka ibice 3, dusome Luka ibice 3, Luka ibice 3, Luka ibice 3, Luka ibice 3. Turasoma Luka ibice 3, dusome umurongo 21. Haravuze ngo nuko abantu bose bakijijwe na Yesu amaze kubatizwa agisenga, ijuru rirakinguka. Amen, haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka dusenga amasengesho atuma ijuru rikinguka. Ndaza kuvuga nk'ibintu nka 2 bishobora gutuma ridakinguka, hanyuma dusenge. Zaburi ya 37 ku murongo wa 7, ya 34 umurongo wa 7 yaravuze ngo uyu munyamubabaro ngo yaratatse, Uwiteka aramwumva, amaze kumwumva ngamukiza amakuba n'ibyago bye bingahe byose, arabimukiza. Uko no gusenga. Yesu ngamaze kubatizwa yasenze isengesho ryatumye Imana ikingura, irakingura. Hari impamvu Imana ikingura ijuru. Ibikingura habaye iki? Hari uko abantu basenze. Gusenga rero bikingura ijuru, haleluya. Gusenga bikingura ijuru. Ndavuga ku mpamvu nk'ebyiri dushobora gutuma ijuru ridakinguka, hanyuma twinjira mu gusenga Imana. Mpamvu ya mbere ishobora gutuma ijuru ridakinguka ni icyaha. Icyaha cyatuma ugasenga ariko ijuru ntirikinguke. Icyaha cyaje kikinjira, nubwo wasenga mu butayu, nubwo wasengera mu mazi, nubwo wasenga 7, ariko ntabwo ijuru ryakinguka. Impamvu ituma dusenga ijuru rigakinguka ni ugukiranuka, haleluya. Amasengesho arimo gukiranuka arazamuka agakomanga urugi rw'Imana, Imana igakingura. Kango bana banjye, umunsi uzasenga ukamarira umwaka, ukamara ukwezi, Imana itakwisa umwana, uzajya ubigiramo icyifuzo. Nanjye mbigiramo icyifuzo iyo ndi mu bintu byinshi bigendanye n'akazi, ariko ntarumva Imana ivuga mu izina ryawe ngo mwana wanjye ndakwishimira, mwana wanjye ndagukunda. Ndavuga hari ahanjye ntago hakiriho. Ngiye gusenga, natangira gusenga ngumva Imana iravuze ngo mwana wanjye ndagukunda, nzabana nawe. Nuca amazi ntago zagutembana, nuca
umucamo ntabwo uzashya, nzabana nawe. Nkavuga nti ngaho reka nzamaguruke tugendane, hanyuma ukomezanye nanjye muri byose. Haleluya. Munyemere dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana, dukeneye ko ukingura, dukeneye ko ukingura, dukeneye gukiranuka, hanyuma nawe ugakingura. Ni Imana gushakaho ni ugukiranuka, Imana igakingura. Haleluya. Iyo twakiranutse mu masengesho Imana irakingura nta kabuza. Nkunda kubibwira abantu ngo ngiye nzakomeza umurimo wo gusenga. Kunasanze gusenga bidatera inzoka, nasanze bidatera ikirungurira, nasanze bidatera amacinya. Oya, ntago bitera amangati gusenga, ahubwo gusenga bikingura ijuru. Haleluya. Munyemere dusenge isengesho rituma ijuru rikinguka. Ushobora kuba uri mu iri teraniro wari ukeneye ko Imana ikingura ijuru ryawe. Urabanza uca bugufi imbere y'Imana. Nta kindi dushakaho. Abayishakana umwete bazayibona. Tuza muri uyu mwanya ubwira Imana ngo Mana, nkeneye guturiza kuri wowe, ijuru rigakinguka. Ibyo turwana byo ni byinshi, ibyo byose byatuma ijuru ridakinguka. Ariko bwira Imana kuri uyu mugoroba, bwira Imana kuri uyu mugoroba ngo Mana, ibyanjye nanjye urabizi, ibyatuma ijuru ridakinguka urabizi. Hanyuma icyo ngicyo cyuhagurukana dusengana Imana kuri uyu mugoroba, hanyuma dusoze. Haguruka tugusengera Imana. Ese ukeneye ko ijuru rikinguka? Ukeneye ko Imana ikingura ijuru? Ni wowe ubwawe urabigiramo uruhare, ko ngo nanjye nkeneye ko Imana ikingura ijuru. Ariko urabigiramo uruhare, urabigiramo uruhare. Ubwira Imana ngo Mana, nanjye ndakomanze, nkomanze ndi uwuhe, nciye gufi imbere yawe, nkeneye ko ijuru rikinguka, nkeneye ko ukingura, nkeneye ko ukingura. Hanyuma nsabe mwari mwigire hino kugira ngo dusengane Imana, abasengera Imana, twinyiga Data wa twese. Imana ikeneye ko umutima wawe utuza, hanyuma Imana igakingura. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe, kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi ntitwibagirwe Data, yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Data, turagushimiye uyu mugoroba. Haleluya. Ijambo ryawe ritubwiye ko dutitiriza kandi tugagomeza tugakomanga. Turazamutse ngo dukomanga imbere yawe. Twumvise icyo amasengesho yakoze, twumvise icyo amasengesho yaremye, twumvise ukuntu yafashe uwambaraga inkweto zidasa, twumvise amasengesho avana ubuzima bw'umuntu muri zeru akitwa umukire, twumvise amasengesho arera umwana agakura, twumvise amasengesho ashaka ubuzima bukaboneka, twumvise amasengesho atajya akingiranwa, twumvise amasengesho agera mu mubiri urwaye ugakira,
twumvise amasengesho nta kiyatangira muri iri teraniro. Aba bantu bari imbere yawe bari baje gusenga, bari baje kugutabaza kandi ubemerera kubatabara. Ubwo wa mugabo utubaha Imana ntanite ku bantu yaciye inkoni zamba, ariko wowe waravuze ngo niki cyatuma nita ku ntore zanjye? Ngisenga ndasenze, ngihamagara witabe, tukigushaka tukubone. Ndasenga kubw'uyu mubyeyi, ndasenga kubw'uyu mugabo, ndasenga kubw'uyu muntu ubabaye, ndasenga kubw'iyi pfubyi, ndasenga kubw'uyu mukene, ndasenga kubw'uru rubanza, ndasenga kubw'uyu wariganyijwe ibye. Dukomanze mu bwami, dukomanze mu bwami. Ubutabera bw'Imana bumanukira imbere y'uyu muntu. Ubutabera bw'Imana buhindura ibintu. Tope ene eziwa, hari ibintu ugiye guhindura. Ubutabera bwawe niburema ikintu kidasanzwe. Tuje imbere y'ubwiza bwawe, tuje imbere y'inyonga zawe. Turaje kuraho, 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 kuraho ibyabaye borokaje imbere yacu. Kuraho amagambo batuvuze, kuraho ibyo badusize, kuraho ibyo batwanduje. Ikiganza cyawe nigikureho. Haguruka nonaha, tabara nonaha, ivuge nonaha. Yaya, ndumva ijwi ryawe Mana. Uri Imana ije gukingura hari hakinze. Turakomanze mu bwami ngo hakinguke. Ndumva imbaraga, ndumva imbaraga. Zamura ijwi ryawe, reka kwayura, zamura ijwi ryawe. Ndashaka kumva ijwi ryawe. We waje gutabaza Imana. Oya wiceceka, kuko abaguhiga ntibacecetse, ibiguhiga ntabwo byicaye. Ndashaka kumva amajwi yanyu, ndashaka gutuza nkumva amajwi yanyu. Zamura ijwi ryawe, sakuza imbere y'Imana, sakuza imbere y'Imana. Yesu, uri data wa twese, uri Kristo, uri Kristo, uri Kristo umwana w'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Uri Imana yumva, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga. Muri iri teraniro, muri iri teraniro, muri iri teraniro, muri iri teraniro, imbaraga zawe zigendagende. Muri iri teraniro, imbaraga zawe zigendagende. Muri iri teraniro, izina rya Yesu, marayika w'Imana ari kuza. Muri iri teraniro, marayika w'Imana amanukiye muri iri teraniro, muri iri teraniro, marayika w'Imana arizemo. Muri iri teraniro, marayika w'Imana arizemo. Mu izina rya Yesu, urakoze, umva gusenga, umva gusenga, umva gusenga. Ndakumva Yesu, umva gusenga, umva gusenga. Tarashaya biniwa reta saketaya. Mbaraga zawe nizikore, mbaraga zawe nizikore mu izina rya Yesu. Yesu, 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 injira mu kibazo. Yesu, injira muri iyi dosiye. Yesu, injira kuri ubu burwayi, injira kuri iki gisasiro, injira muri uru rubanza. Turahamagara Yesu. Yesu naza abijyemo, Yesu nabyinjiremo, Yesu naza abikore, Yesu naza abikore, Yesu naza abikore, Yesu naza abikore. Ya turaguhamagaye Yesu. Ngwino ubikore, ngwino ubikore, ngwino ubikore, ngwino ubikore. Abarozi babone ko hari Imana ibasha
ibasha gukora. Ngwino ubikore, imbaraga zaturwanyaga zibone ko hari Imana ibasha gukora. Ndakumva Yesu, ndakumva Yesu, ndakumva Yesu. Asante Yesu. Ndagira ngo sa muntu wicaye wese ahaguruke. urakoze Yesu, uri Imana. urakoze. Uwicaye wese nahaguruke, umva itangazo, haguruka. Niba utari burare hano n'ubundi haguruka. N'abarwayi mubwira atambuke tumusengera akire, ariko nahaguruke. Kubera icyo ugiye guhaguruka nuko imbaraga ziguhiga ziticaye, nuko ibyo urwana nabyo ntiwarwana nabyo wicaye. Uri mu ntambara, ngwino urwane na Satani, ngwino urwane n'imbaraga ziguhiga, ngwino urwane n'imbaraga zakuzinze. Ni wowe wenyine ugiye kubikora, ni wowe wenyine ugiye kwikora deliverance, ni wowe wenyine ugiye kubwira Imana ngo mbohora. Icyo tugiye gukora gusa ni uguhamagara Imana. Natwe tugiye kuzamura kwizera. Kwizera kugiye gutuma ukomanga ahantu utakomangaga. Kwizera kugiye kongera igishoro cyawe. Kwizera kugiye kongera imibereho yawe. Niba igikoma cyaraguze imodoka, Haleluya, niba amandazi yarubatse amazu, haleluya, ya niba igikoma cyaratumye umuntu atega indege akajya Dubai, niba igikoma cyaragenze gutyo, hari imbaraga zakora ibyawe. Hari imbaraga zakuvana hariya mu rutumva ingoma, hahandi ureba ukabona ibintu byanze. Zamura amaboko yawe, zamura amaboko yawe. Babyita gusenga amasengesho y'uburyo bwose. Oya, hari umuntu uri hano ngo abanze atere haleluya gatatu numve ko ari hano. Oya, komeza uyarambure. Narivuze ngo umuntu uri hano wumva Imana yamukoraho ikintu. Numvise ijwi kandi numvise ijwi. Hari abantu batatu Imana igiye kubohora muri iri teraniro. Numvise ijwi rimbwira ko hari umuntu wazanye umwana urwaye, kandi Imana irambwiye ngo arataha umwana akize. Numvise ijwi ry'Imana rikoze ikintu kiremereye. Hari abantu bari hano muri iri teraniro baje bababaye, bahamagawe hirya y'ejo, bafite amakuru kuri telefone yabateye ubwoba. Baje nk'abantu bameze nk'abantu biyahuye imbere y'Imana, bavuga ngo Mana bikore. Bafite message muri telefone zabo zibateye ubwoba. Ibyo byo ndabona ari ibintu biri disaster. Nimucume iyi ntuzana, bahamagare baze hano. Ibyo si bisengera mu kavuyo. Mutambuke muza hano, tambuka garahanga. Ugiye kubona Imana wasenze ko ari Imana itandukanye n'abantu. Ibyari byiteguye kugukoza isoni birahindutse. Ese mwavuze ko bihindutse, ko numva hari ibintu bihindutse? Birahindutse. Ese muri hano cyangwa mwatashye? Basi namwatashye nimwitahire, sigarane n'aba bantu bafite ikibazo. Uwo muntu wazanye umwana wari hehe? Ndakumva Yesu, ndakumva. Imana iracyakora. Tuzamura ibiganza byacu. Wakiriye amajwi y'iterabwoba, wakiriye amajwi akubwira ko ibintu bitakunda,
ariko tugiye gukomanga imbere y'Imana, niko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nubwo atita ku bantu ntanubaha Imana, ngo ariko uyu wagiye kumugirira neza. Uyu ni umugoroba, mutambukane muzane hano, muzane hano, naze hano ubu wino hano sha niwe Imana yamishuraga. Yafashwe ate? Uyu mugoroba rero Imana igiye kumukiza, imukuremo izo mbaraga zituma aragenda nijoro akava ku buriri bwe, kandi Imana yambwiye ko imukijije. Uzamuzana nawe tumusengere. Nimutunge ibiganza hano. Arimo arambwira ngo uyu mwana araragenda nijoro, ijoro ryose rikagira gute, akarara asimbuka. Izi mbaraga zimushika, ubwo Imana ibihishe ibi bintu ntiyabisezerera akakira ubuzima uyu mwana. Murizera ko Imana yacu iri hano ngo ikore? Ese mwizeye Imana ikora cyangwa ntago mujye mubyizera? Nimutizera agenda izera, ariko Imana iramukiza. Turi muri iri teraniro duhamagaye ubuzima bw'uyu mwana. Haleluya. Uhereye none aha ntitaye ku mbaraga z'abamushika, ntitaye ku bimugendagendaho mu ijoro, ntitaye ku bimubuza gusinzira, ntitaye ku bintu byamuhinduye bishaka kumuhindura debile. Mpagaze mu maraso ya Yesu, ndategetse ndi muri iri teraniro kubw'imbaraga zikomeye. Muri ibyo yavuze ngo kubw'imbaraga ze dufite tubasha kubaho no mu rupfu. Twatuye ubuzima, twatuye kubaho, twatuye kubohoka. Iki kirere nticyakire ijwi ry'Imana. Wambaraga we z'umurozi, wambuye ububasha kuri uyu mwana, wambuye ububasha. Ndabwigizayo ububasha bwawe, mpamagaye ububasha bwa Yesu. Yesu, 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 uyu mwana azagukorera, uyu mwana azavuga izina ryawe, uyu mwana azagera kure. Mwatuyeho kwiga, mwatuyeho ubwenge, mwatuyeho kugera kure. Imbaraga zawe zizakora ibirenze ibyo tuvuze mu izina rya Yesu. Abizeye dutere haleluya gatatu. Amen. Amen. Dumva imbaraga zirimo zibohora. Murambura ibiganza hejuru. Muri iri teraniro Imana irimo, Imana irimo irakora. Ntabwo uri bwiyumve uko waje, uri bwumva imbaraga. Ugiye kumva Imana, ugiye kumva Imana mu buryo bushya. Tumva Imana data, ndakumva Yesu, ndakumva. Muzamure ibiganza byanyu, mufate umunota wo guceceka muganira n'Imana muhumurije amaso yanyu. Hari ukubohoka gukomeye kugiye kwinjiraho muri. Ndagushima Mana kuko amarembo yarafunze agiye kugururwa. Ndagushima Mana ko uyu muntu atari busubire yuko yaje. Tangira urwane mu mwuka, wumva imbaraga. Hari imbaraga zirimo zigenda, hari igicu kirimo kikweyukaho, hari igicu cyari kimaze iminsi kigukingirije gituma utakira ibyawe. Wari umaze iminsi uhura n'igikuta imbere yawe, ariko tukiri muri iri teraniro duhamagaye umucyo w'Imana ngo uze ku buzima bwawe. Ibyara umwijima bihinduka umucyo, ibyara amarira bihinduka indirimbo, ibyara ukubabara bihinduke guseka. Ibyo turimo turabivuga mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikora ibirenze ibyo dusabye. Ndakumva Mwami, ndakumva Yesu, ndakumva Yesu, ndakumva Yesu, ndakumva Yesu. Ndahamagara promosiyo yawe Imana yakubwiye, nize ahuri. Ndahamagara imibereho yawe,
ndahamagara ubumenyi Imana yavuze, ndahamagara agaciro Imana yavuze, ndahamagara ubwo wayobotse inzira yo gusenga Imana niyerekana itandukaniro ry'abasenga n'abadasenga. Ndakubita hasi ziriya ntambara uri guhura nazo mu kazi, uhereye none aha igikuta cyari kikuri imbere gikurwa imbere yawe. Tera haleluya gatatu. Mwongere mutere haleluya. Bwira abantu batatu ngo akira kubohoka kuzanwa n'Imana. Bimuhanurire atakira kubohoka, ubohoke mu bukire, ubohoke mu bukene, ubohoke mu byago, ubohoke mu makuba. Iyo migozi yose yari ikuriho, turi muri aya mavuta y'Imana, turi muri ibi bihe, turi kuri urusengero rw'Imana rwa Kacyiru. Imana turavuze ngo nibibohoke. Imana irakubohoye. Sa n'utera intambwe ugendagende uvuga ati nakiriye kubohoka, nakiriye kubona Imana bundi bushya, nakiriye amateka mashya, nakiriye ikirere gishya, nakiriye ubuzima bushya, nakiriye kumva Imana bundi bushya. Tera haleluya. Ndafashije. Ongera utere haleluya. Hari umuntu ufashijwe nkangera, hari umuntu ufashijwe nkanjye. Ndayumva Mana. Numvise Imana. Imana ibasha gutabara ibe mu nzira zawe zose, kandi uburinzi bw'Imana bubane nawe byiteka. Amen.